byagenze gute kugira ngo Jarike igihugu kimuhamagare ababwire ngo mumbabarire ntabwo shaka amafaranga yanyu menya ko bita Jarike ifura yiwacu yamaze kugera sheya imigabane muri kiriya kigo cya BNB urajya gufata Jado Castari wamaze kwigira mu gitondo asigaye yikora politike David Bayingana yabaye iki Samu Karenzi yagiye yegera Lorenzo baganira amasaha arenze 5 none Gapapu yateye ntabwo yateye Gapapu Samu Karenzi nakubwiye ejo mundi byo umwana w'Inyanza yamukoreye emeni yibizi ikibazo nibaza kwabakozi ba SKFM bashize ubwo haraza gukora abantu Samu Karenzi yageze aho afata aba graphic designer bazana mu kiganiro Tarawore yagiye gukora kuri SKFM ari umu graphic design bagiye kumupangurura bagire gute bamwerekeze ku cyumweru n'ubundi muri weekend ajya akora n'izo graphique ziwe Rugaju ubwo aramaze kwitera amazi abona Vigo ntago Rugaju rigani Jangwani urabyumva ndetse na Kalisa Georgine batwawe na Ribu Minadefu y'ubwayo niyo yagiye kubitwarira ikibazo ni iki nababwiye ko nababwiye kigewe ntago ndi bwitabe ariko reka tumenye nicyo bakora ikibazo giteye mwandikira ikigo nkorera munsabe ariko hari igifi kinini nashatse kuvugira aha ngaha tuza kubona nacyo bamaze kugitereka mu nkutenye yes reka amasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko mumeze neza cyane natwe turashima Imana ikomeje kugenda idutiza imbaraga mujye mwibuka kujya gukora cyane kandi musenge cyane nibwo buryo bwonyine Imana iduheramo umugisha muri rusange twese iyi ni Kim TV Hub nitwa Kim ndi kumwe na Kabaka wijanditse nkunda amahoro wariko wabisikanye na ese yango namahoro ibaye ntabwo nayizanye no ngo niwe muntu kwisi ukunda amahoro ariko amahoro akaba yarakwanze wowe ni ukuvuga ngo wizirika ku mahoro nta kibazo twe tugomba guhatana paka kandi baravuga ngo gukora cyane bituma ugera kuki kucyo wifuza kugeraho bimeze bite se mwana wa Kim bimeze uku uri amahoro ntago nayizanye nakubwiye ko ikosa wakora mu buzima ari uko wantwarira phone se na mujene murambara uwe ari we na wa mujene utira undi uvaza undi nini uwe bajya bamvana bajya bamvana barakuvara ariko ubu ngubu nawe nzongera guha ibyanyu ese ko nabonye bose bagira gutya naho umwe nkabona yahaye nundi bakagabagabana ariko naje gusanga bitanyinjiriza ayira ni muri high school niho wasangaga ariko boro y'umuntu yambarwa n'ikigo cyose bro noneho uzi high school uzi kuba waragendaga wiga nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri ugasanga umusiniya agufatiye inkweto wanavuga ukarya inki buri munsi akajya yambara bro inkweto igasaza utarayambara ikoze buriya buzima ku ishuri ubundi nk'umukobwa mwiza mu kigo yashoboraga kuba ateretwa n'abajene nk'icumi buri umwe wese umuje ugasanga akaza asa n'undi mu myambarire ubwo nshatse kuvuga mu byambarire urugero kavuye wambaye iryo kote n'abandi 9 basigaye n'undi bakagiye baryambaye noneho uza kandi kantu karenze ara abapeti twiganaga babana bo mu bakireto bro buri gihembwe uko igihembwe tugisoje yatahanaga agafuka kano bino by'ibishashi bita nzaruhahira yakizemo udukweta asigaranye n'utwenda dukeya yatahanaga ibyo afite ibindi yabiriye byabigurishije agahita beki wabo we cyagiye muri muri chômage urabana abakire kesho usanga arabarara ku ishuri cyagiye muri chômage ugasanga twose aratugurishije matera inkweto buri kimwe cyose agahita hamagara home akababwira iti twose batujyanye iwo bagahita bamunyine bareba ukuntu bamukusanyiriza nka tarani cya senkani akagura utuntu tunda azazamuka ikintu ntajya nibagirwa niga mu wa kabiri segonderi mu gihembwe cya 3 cyatangiye iyo hano umukecuru yanguriye timba ya 45 ntaha ku munsi wa nyuma ikizame kirangiye nayigurishije 6 mpita mubwira uburyo bayinyibye nagiye mu ntozi gukina umupira ngarutse nsanga ndayibura reka genda nicyo kintu cya mbere nahombesheje ku isi kurenza ibindi sha mwana ngewe uzi ikintu nigeze gukora nabwo kikambabaza
iki kintu nigeze gukora kikambabaza mu rugo batuguriye inkweto ngiye na sister sibyo noneho tutazishaka turazikata muzikata n'urwembe se urazikata rero nari ukuntu unyerera ukunguku inkweto zigahita zicika urumva zamara gucika ukuntu ubeshya nyine subizi se mwana ukuntu wanyiraga mu rukweto ukunguku nk'ikirenge kigasa nk'ikihengeka ubuze kwanga urukweto rugahita rutamuka noneho twe twazikase hariya vi arabibona ko twazikase uzi ibihano yadutayemo yawe ubwo muzahige izindi mwambara paka amezi 3 ashize ngo izo nkweto zari zimeze gute mwakase n'inzembe boda zari inkweto zisanzwe nyine zisanzwe kuba mutazishaka gusa twe ntabwo twazishakaga yego kaba kabanyuzemo yuha rero nkacika inkuru twinjire mu kiganiro umeze fresh ndashaka ko uno munsi uza kunyobora mu kiganiro neza tukagenda tumene tape par tape hari ibintu banje kumbaza inyuma y'ikiganiro sibyo yego turabanje turaganira numva ushatse kugira ute kunyemanga ariko nanjye mbafite iki ubu ufite inkuru bafite inkuru twabihereyeho ubushize mu nkuru twakoze narabikubwiye ndashaka nyine ubayeza kuyobora ikiganiro mbwira uko tuza ubushize mu nkuru reka ari nabyo duheraho ubushize mu nkuru duheruka gukora yabari abajene waricaye uravuga ati umunyamakuru Lorenzo wa RBA wanahagaritswe ngo amezi 2 kuri RBA ngo adahembwa yagize gutya ahamagarwa n'igitangazamakuru bita B&B FM yego kiramubwira ati ku bihumbi 250 wahembwaga tugiye kongeraho ibindi bihumbi 350 maze uze wicare hano mu ntebe za B&B Kigali mu kabuga ka umwazi wa kwemwa kaho karenge umwezi Binyamirambo Kanyarutarama uze maze ube umukozi wacu usezera abo baguha 250 z'intica ntikize bagushukisha inguzanyo yo kujya korora ingurube mu cyaro yego ukivuga ibyo ngibyo rero undi munyamakuru aricara arakuvuguruza Pionika Swezi Sombrero Sumbaboy umista w'akarere ka Burera aravuga ngo kabaka ibintu wavuze ntabyo uzi ngo reka nawe nkuko ujye bivuga avuga inkuru utaza aho yakuye aravuga ati kabaka yarababeshye uwo Lorenzo ntateze no kujya kuri B&B umwezi nako Kigali yego agiye kujya kuri SKFM radio nuza Sam Karenzi aragiye yego ako buriya numuragize cyane umushumba cyane boss tuvuge niwe boss ibyo byo kuragira tujye tubyibora ugize imana wabona ukuragiza ajewe urumva maze aravuga ati uwo kabaka ahubwo inkuru wa mugana bavuga ntazi naho yazikuye oya wo mwiyorere wajye ubiyorera none se ubwo gutebaza gukora inkuru bagashingira ku nkuru kabaka yakoze kandi ngo wari wabeshya abatura nyine ahubwo gute utekereza gute bahera ku iyo nkuru bakaza nyine bagahera ku nkuru ya kabaka nuko bo wabeshye ko agiye kuri ahubwo kabaka nge nuko nabanje gutohoza nkamenya ko umuntu ari ku isoko umuntu Lorenzo yari umukiriya w'amaradiyo twari turi muri transferi y'iki ya Lorenzo sibyo nakubwiye ngo iki mu kiganiro twakoranye nakubwiye ko B&B yamuganirije bashaka umwibumbi 600 ariko nkubwira nanone ko Sam Karenzi yongeye kugira ute kumwegera dusubire mu nkuru ujye mu nkuru inyumurebe ibyo bintu narabikubwiye mubwira ko Sam Karenzi ubushize ubwo SKFM yajyaga gushingwa Sam Karenzi ubwe yegereye Lorenzo aramubwira ngo wakaje ntagutereka aha ngaha Lorenzo yegezwa na Rigani Rugajungu bagiranye ibibazo aramubwira ngo urajya hehe kuri radio Mero uri kuri radio y'igihugu wakitonze barakujyana ku izi radio z'inzaduka uzi zifite iyihe future urabyumva zifite ikihe cyerekezo Sam Karenzi w'ubwamara kubona ko ejo bundi Lorenzo bamutaye ibishanga urabyumva yongera kumwegera ariko na B&B yamwegereye ndashaka impamvu nkubwiye ngo duhere ku nkuru twakoze ejo bundi naje mu nkuru twakoze nkubwiramo abo bita bande Jariki Ifura y'iwacu abo ni abantu nakubwiye kubera iki nje nkaza guhera ku izi nkuru twakoze ejo bundi kubera iki arizo mba nje guheraho
nibyo ugiye kutubwira. Nibyo ngiye guheraho nkakumanukira ino nkuru nkaza kukubwira uburyo ubuyobozi bwa RBA bwose bita Jarike yabataye huzo. Byagenze bite kugira ngo Jarike yanga kwitaba igihugu? Byagenze gute kimuhamagaye? Byagenze gute Okimu tugendane? Byagenze gute kugira ngo Jarike igihugu kimuhamagare ababwire ngo mumbabarire ntabwo shaka amafaranga yanyu? Nicyo kikwicaje aho ngaho nibyo ugiye kutubwira. Nicyo kinyicaza aha ngaho ngo nze mbibabwire. Ari nayo mpamvu Jado Casitari na Bayingana bari batekereje kuri nde? Kuri Lorenzo, kuko Jarike yari yatangiye kunugwanurwa n'igitangazamakuru cy'igihugu. Nukuvuga ngo tugendane. Lorenzo yaretse kujya kuri B&B kubera ko yuko Jarike influence. Naho ngaho ndaje nze mbikubwire. Naje kumenya amakuru ndatohoza ninjira mu biro bya B&B. Menya ko bita Jarike ifura y'iwacu yamaze kugera sheya. Uri kumva imigabane muri kiriya kigo cya B&B. Izo ni inkuru namaze kumenya maze kwinjira mu biro. None vuba aha turabona B&B bongeyeho Jarike. Oya itonde yamaze kugiramo imigabane. Yasimbuye umwezi wigira Nyamirambo. Nyuma yuko Jarike yamaye umuyobozi kuri kiriya kigo yamaze kugiramo n'iki imigabane. Nago yari gutahana afitemo imigabane ngajye kuri RBA. Urabyumva neza? Oya wagenda nyine ukabushakira itonde ibindi biri kwinjiza. Urajya gufata Jado Casitari wamaze kwigira mu ki? Mu gitondo asigaye yikora politike. David Bayingana yabaye iki? Urumva? Bayingana yabaye iki? Tubwire. Numu business ajya gushaka badira. Abantu bazana iki bashora mari n'iki? Ntakiri umunyamakuru. Oya byose arabikora. Ariko nanone tukamubona aho yitemberera. Ni manager. Urumva? Tukabona aho yitemberera. Ari gushaka amasoko. Niba dafata Jarike ngabo umuyobozi igitangazamakuru kirabicyande? Urumva? Jado Casitari ni umuntu mukuru. Cyabanuza ba Fuad cyangwa ba Gicumbi. Jumbabarira. Abashe. Oya jumbabarira. Utwe rwego nadwo bariho. Ukibarebye Jarike bakavango niwe duteretse. Abandi nabo ba Fuad ibyabo nzaza mbikubwire. Abantu bigeze kubanuganuga umukiri umwe wigeze kuhajya agashaka kubatwarira rimwe Gicumbi ndetse na Fuad. Habura iki kugira ngo abatware rero? Ego rata. Urumva? Byagenze gute? Kambanza nereka ndagukacike nkuru. Oya babanzaniye ji. Ituzuye se bara nihe bayicuruza. Kuba uyu mwana twabadukundana. Gaho mautereke hasi. Reka utwereke icupa yashizemo ntaribi. Naraye bagiye witaca hasi ateruka. Urwego nawe tuba turubonye. Agiye mumenya kubana. Kibazo cyacu. No kuba banyamwije. Wagusomeza utuji twibice wahuze igihombe cyo kugura akaji. Ikibazo cyo kubanya mwigendaho nicyo kigiye kugukoraho. Kuki nta muntu nyine wagutekereza. Kubera iki? Subiza ji abandi se dukomeze ikiganiro. Babarire singeye. Kandi bagwaye ngo usomeho baragwaye ngo uteborere. Ibyo bintu burimo nibiki. Akira dukomeze wicamo. Utaza kunyobya. Iyi nkuru niyo mpamvu urambwiye ngo nze kukubwira kubera iki Lorenzo yerekeje kuri SKFM. Byagenze uko nkuko birangira Jarike agumye kuri B&B. Ariko nanone ndaza nkubwira amagambo wo bita Samu Karenzi uburyo yagiye gutakambira Lorenzo. Yagiye kumutakambira bamaranye amasaha arengane bicaranye ahantu hamwe. Mukabari kamwe nashatse kumeshoninga ahangaha. Samu Karenzi yagiye yegera Lorenzo baganira amasaha arenze 5. None Gapapu yateye ntabwo yateye Gapapu. Kandi wumva ko ntabwo yateye Gapapu. Bari yarambaje imbere yari yaganirije Lorenzo bitewe nuko urumva bavuga ati Jarike arige yagira ute yagenda. Ariko Jarike arareba aravuga ngo ese ahantu sigaye afite imigabane ndahava gute? Ndahava gute? Ko Jado Casitari urumva ari muzehe sibyo? Yandebye ijisho ryiza. David Bayingana imigabane afitemo niye ziriya mikoro. Itonde jugenda gati. Mubwire Samu Karenzi uburyo yamaze amasaha arengane. Ari kuririra Lorenzo. Ari kubwira Lorenzo ngo mbabarira n'umundi RBA yamaze kugutahuzo ugire gute? Wicare dukore. Ujoyininge. Ese wamenye ko
nyuma y'uko Action College ejo hashize ishatse kunga Lorenzo ndetse na Rigani nyuma y'ikiganiro bakoze kuri Action, ibyabaye warabimenye cyane ntabyo wamenye? Ntago nabimenye. Tuze kugendana neza. Nyuma y'uko bavuye kuri Action, Lorenzo Rigani Rugaju na Kwizigira niki? Ni umuyobozi wabo. Urumva? Wamenye ko Lorenzo yese ava muri groupe ya WhatsApp yarabiye cyane ntabyo wamenye? Warabimenye? Yese akora left yirukanka. Uribuka Lorenzo ubwo yakoraga live ejo bundi baramubajije ngo ese uzagaruka kuri RBA cyane uzagaruka? Asubiza aravuga ngo 90% bishobora kudashoboka. Nuko yarazi iki? Dirarimo ari kudiringa n'abakire. Ntago yari umukire umwe, bara abakire benshi. SSKFM ikize kurusha RBA. Itonde, RBA yamuhembaga ngahe? Ntago nayakubwiye ngo 200 bamugeraho 250. Yari yarafashe credit yangahe? Ya miliyoni ebyiri. Ya miliyoni ebyiri. Ajya korora ingurube Musanze. Urumva? Ajya korora ingurube ajyana kugira ute? Guhinga ibirayi. Tuze kugendana neza. Miliyoni ebyiri za korora ingurube zigahinga n'ibirayi. Ingurube ugo shobora kuguramo ingurube nkenye. Ingurube tuzi ko ari amatungo yunguka, ibyo ntago shaka kubitindamo kabara akanyuzemo kim. Ariko Lorenzo yamaze kujya hehe? Kuri SKFM. Ese byagenze gute? Kubera iki Sam Karenzi yagiye gutakambira Lorenzo? Ibyo nibyo shaka kugira gute? Kutubwira. Uza kumbaza. Ndakubajije. Nukubera iki Sam Karenzi yateye intambwe akajya kureba Lorenzo ati BNBM iri kugushuka ngwino kuri SKFM? Reka nze mbikubwira impamvu yagiye kumutakambira. Sam Karenzi nakubwiye ejo bundi byo umwana w'Inyanza yamukoreye Emeni yibizi. Amuvuguruza inshuro 12 mu kiganiro, amubwira ibintu bitandatu yabeshya abanyarwanda. Ko mukoze nawo beshya aramwandagaza bro. Uri kubyumva? Nyuma yo kumwandagaza Sam Karenzi arasohoka aragenda aravuga ngo Emeni yibizi simushaka mu kiganiro cya mu gitondo. Mubwira Sam Karenzi umbabaririye inkuru nyivuge akandeho. Sam Karenzi iyejo yakanzeho, hari umuntu wabimbwiye. Iyejo yakanzeho. Ejo umuntu yaramamagara arambwira ngo Sam Karenzi aricaye areba ikiganiro wakoze aravuga iti waranatwica. Uri kubyumva? Sam Karenzi akeneye iki? Inkoma amashyi mu kiganiro cye. Akeneye abantu batamuvuguruza. Kazungu azajya avuga bakavuga ati kace. Kazungu ubwe yari yivugiye ubwo bari kuri Fine FM. Kazungu ahangagira gute? Mukandishijeho. Kazungu yari yivugiye kuri Fine FM ubwo bahakuraga ngo ngize Imana Karenzi ni ugize gute? Ni unzahuye nari naramaze kuborerana. Kazungu ahangagira ute? Akandeho. Sam Karenzi akeneye ko mu kiganiro cye haba harimo Rikari. Karenzi azavuga Rikari akagira ute? Akabinkoma amashyi. Akeneye ko urabyumva haba Kazungu Karenzi avuga uhagira undi uzamuka. Kazungu akavuga ngo uri kubyumva? Muceceke boss agira ute? Avuge. Nabo banakeneye. Nagakeneye umuntu nka Emeni yibizi avuga akamubwira ngo wibeshye iki? Abanyarwanda. Wibeshye abantu. Avuguruza boss. Amuvuguruza. Ariko nanone abo nibo bantu dukeneye. Bakeneye gucalenjinga undi mu kiganiro. Niba ubekeza kumene avuga iti wibeshye abantu. Sibyo? Uri boss ariko nanone wirirwana n'ababosi. Emeni yibizi aratohoza. Inkura nawe arazihiga. Ntabwo uzazubeshye ng'abantu abyumva. Emeni yibizi mu kumufata bakamushyira mu kiganiro cyane mugoroba yamaze kugira ute? Gucaho. Ibi narabikubwiye. Emeni yibizi nyuma yo kuvuga. Emeni yibizi yamaze kuvamo kuri SKFM. Iyo nindi nkuru zaza ngira gute nyikubwira. Ariko nyuma yuko Karenzi ashwanye nande na Emeni yibizi yamaze kugira ute? Kwigendera. Urabyumva? Ariko nanone nkubwire ngo nakubwiye inkuru yande ya Nepo mu bicu. Nawe bamaze kugira ute? Titiza. Ugiye kugira ute? Kwigendera. Gucaho. SKFM yari isigaye ifatwa nka radio ya kabiri. Ikibazo nibaza kwabakozi ba SKFM bashize ubwo haraza gukora abantu. Itonde ibyo byose nze mbinyuremo. SKFM yari isigaye irebwa n'ibihumbi 3. Byarebwaga na binga yayivu. Sibyo? Ayandi maradi ari kurebwa na 200 na 300. Uri kubyumva? Ariko nanone abo bantu ibihumbi 3 babaga bakanzeho kuko ari ikiganiro kirimo iki? Abasiniya.
urumva kirimo ababayeme baza bakamena. Ese kubera iki noneho uyu nguyu wari uri kumbaza ngo Karenzi yagiye kuzana Lorenzo? Ntago Karenzi yari yamaze kuborerana, ntago yari yamaze kuborerana, yari yamaze kuborerana kandi yari afite meni itonde yari yagiye mu cyane mugoroba, bari baramaze kugira gushwana. Ese Karenzi yari asigaye akorana nande? None se yakoraga wenyine Karenzi? Yajya umbabarira nkwinjize mu nkuru. Yakoranaga na Nayisa, sibyo? Nayisa bakuye i Rubavu kuri RBA, kuri radio y'iki yo mu karere. Ese Nayisa bamukuye i Rubavu yahembwaga ngahe? Niyo ugiye kutubwira. Nayisa yahembwaga 200,000 aho yakoraga i Rubavu. Uri kubyumva? Karenza mu propose inote ya 25 izi nkuru okimumba nazirayeho. Kuvuga ngo Karenzi yabapanze yamu propose 250 Nayisaranga. Nayisa nawe agira ute akandeho. Uri kubyumva? Abo bose ni abantu ndi kugenda mbwira kwite kwizi nkuru mba nazirayeho, banazitanze ibitambo byinshi. Urumva? Utazabona hari igenda arangwamagara nkubwira ngo nyohereza vene ugire ngo urumva mba ndi gutanga iki? Uburi gutohoza. Mba ndi gutohoza, ntago nzaraza umuntu ijoro singire gute ngo ubure simure kumuhamo n'agafata. Ntago nzabwira umuntu ngo jya midnight sinohereze kuri kode yaho nyigira mu mutwe. Ibyo byose ni ibitambo tuba dushora. Yo yabashije gufatamo. Uri kubyumva? None si babitse ibintu byinshi mu mutwe, ntago nareka kuyibikamo nayo. Ariko biza kurangira Nayisa abwiye Karenzi ngo ntago 25 nazamuka i Kigali. Ariko Karenzi aramubwira ngo Nayisa ubwe aramubwira ngo ni utama inote 300 ntago nzamuka i Kigali. Urabyumva? Nayisa hembwa ngaho ubwo Turuwasa kuri SKFM. Karenzi yakoranaga na Nayisa ubwo ngubwo nari Kari na Kazungu Kerevu. Urumva? Haba hagize uwaruhutse ngiye kuza nkubwire ngo impamvu Karenzi yazanye Lorenzo. Karenzi yabonye aragiye kuborerana, yari yarazanye Tarawore mu kiganiro cya mu gitondo. Tarawore ubwo ninde? Tarawore ntago namukubwiye. Uyu nguyu yagiye kuri SKFM agiye gukora iki? Kivugire agiye gukora graphic design. Yego nukuvuga ngo nukuvuga wiyamashi kaci ibyo mba bikunze. Nukuvuga ngo Samu Karenzi yageze aho afata aba graphic design abazana mu kiganiro. Tarawore yagiye gukora kuri SKFM ari umu graphic design. Uri kubyumva? Arangije ariko kuko bagiraga ikiganiro cyo ku cyumweru. Uri byumva? Kwa kundi ukora ahantu ariko nanone ukabugira ute ukaba wiyumvamo ikintu uri umukurajeri. Biza kurangira aje mu kiganiro cyo ku cyumweru. Karenzi kuko yabonaga yamaze kuborerana mu kiganiro cya mu gitondo, hari abantu bari batakibona ibiruhuko, aravuga ngo ngwino wijandika ahangaha. Ariko abona ko abantu bagize gute ikiganiro batangiye kugica amazi. Urumva? Kubera kinjiye mu Tarawore uyu yari umu graphic design. Ikintu nzi neza Tarawore atazi nukuba kuvuga amakuru. Ibi ngibi nukugira ute nugushakisha. Urumva? Babiduharire. None ubwo yamenyaga avuga iki se niba nyine ni bya bindi nyine mba nkubwiye. Ese iyo mikrofone biri kureba ikonze ko mikrofone reba ko kwa kwijandika k'abajeni nuku. Urumva? Ni kwa kwijandika kw'abajeni. Ni creativity yawe. Abandi bayishyira ku munwa ukayishyira mu mutwe. Oya ngemba ngomba kuyifata ukuri manuka rigira gute bamvundereza. Ese abantu bakira ubijwi ryanjye je nibwo nayishyira nubwo nayishyira hasi navuga siko nge mbamena. Nuko rero azana aba graphic design mu kiganiro. Mfite imyuka. Urumva? Uyu Tarawore yaragiye aripanga yari umu graphic design. Biza kurangira bazanye undi mupeti ukora iki graphic design. Urumva? Kugira ngo nakubwiye ko izi nkuru bose bazaba bagira gute bakandaho. Reka nze nkubwire uwo bita Neriva kakanya niwe uri gukora iki graphic design kuri SKFM. Ubwo Tarawore yamaze kwijana. Tarawore we yamaze kugira ute kwipanga. Ariko nanone bagize gute bagiye kumupangurura. Urumva? Bagiye kumupangurura bagire gute bamwerekeze ku cyumweru n'ubundi muri weekend ajya akora n'izo graphic ziwe. Urumva? Ariko nanone nakubwiye ko nepa agiye kugira gute gucaho.
iyo nkuru ntago shaka kuyitindaho cyane nabikubwiye ndashaka tuze kwinjira ku nkuru y'abande Rugaju rigane aha tuze kugendana neza nakubwiye ngo nje gukora iki kumena nagira nimbanje gushyuhiramo iyo nkuru ya mbere yego twimura imirongo rero twerekeze kuri kanimure page nimure page hano muri phone dore mbasunika tugeze kuri page ya kanga dore mbasunika nkunda amahoro yimukiye muri smartphone amasikirini shoot n'ibikimba nafashe muri yitunge gaceze reba shaba make oya reba mwana atazaneza abantu reba mwana make urumva reba ko namaze kumenya makuru nawe kugiye kundeba ijisho ryiza si za phone zawe se bafotora umuntu ukagira kamera bayimennye mwifu uzasebya se bazabyemera obese oye kuba wansebeje make ese wasoje kuyishyura cyangwa reba make ibi ntago ari bya bikamera bizingazinze reba bro oya si zimwe mwishyura 7,000 ku kwezi shata zasebya mwana ngera telefone sinayifata bro ngo bayita ngo yitunge urareba ariko icano mba ndi gukora uri kuyireba uri kabaka wijanditse ntago bari gukandaho none se boss naga member neza kuki arabona nagize gute nataye yahuzo bananiwe kuguhemba none urwego rwanjye kugenda rumenyekana ubundi hari abantu bari kumbwira ngo ngwiki wari umuntu wafashe bugwate yamaze ubwo sabo nabaye twiyinjirire ku nkuru yego twambuka uze guhera ku nkuru ejo twabonye mu masaha y'umugoroba byatangiye kugoyinga vayiro mu gitondo ariko ese Rugaju rigani Jangwani uri kubyumva Kalisa Georgine byagenze gute nibyo ugiye kutubwira izi nkuru nizo shaka kugira gute kutubwira ariko ni nabigukiremo amarenga mbere urumva ni nayo mpamvu naje nkakubwira ngo hari abantu basigaye bakanda aha ngaha bakagira gute bakajya gushaka kuba bamvuguruza ariko nanone inkuru mba nayinjiyemo mbere sibyo ni nayo mpamvu nangiye nkwisobanuraho bose aha ngaha bagira gute bakandeho n'uno munsi iyi nkuru ngiye kuvuga bose baze kubona iyo bagira gute baheraho urumva baheraho ninjye ubageze aha ngaha mu gitondo ntabwo ububona baricara bakagira gute bakanarikodinga bakumva ibyo none se ubu nibatumva ibyo mvuze baraza kuvuga ibihe nibatabyumva baraza kuvuga ibihe Rugaju rigani urabyumva tuze kugendana Rugaju rigani ubwo yari avuye kuri make yagoreye na PRFC bamaze kunganya uwo bita Jangwana amaze kwihenura ku ikipe imwe avuga ngo bari gukoresha abasaza uri kubyumva aba bose baratashye bageze mu rugo Rugaju ubwo yari amaze kwitera amazi abona Vigo bumva barakomanze ku gipangu Vigo itari y'inyugute 3 ngira ngo ni inyugute no kandi numvisha hari abandika ngo imodoka y'inyugute 3 no abo bose bagira gute bakandeho hano bibeshye ubwo inyugute 3 tuba tuvuga ni ribu ntago Rugaju rigani Jangwani urabyumva ndetse na Kalisa Georgine batwawe na ribu ntago ariyo none se ubwo batwaye Minadefu yugayo itonde ibingibi birimo ki Minadefu EPR ni ikipe y'iki nese Minadefu itonde Minadefu igenze cyaha numvuguruze ibyo bari kubazwa ni ibyanyerejwe hehe oya Minadefu igenze cyaha ibyo bari kubazwa ni ibyanyerejwe hehe ariko hari urwego rushinzwe gukurikirana ibyo itonde ntago ari ribu yagiye kubatora nabo aha ngaha bakandaho ejo ntago namenye amakuru y'uko babajije ribu ikagira gute ikabihakana hagiye Vigo ya yindi itagaragara ibirahure by'amafime urumva Minadefu y'ubwayo niyo yagiye kubitwarira urumva ariko nanone nze kwinjira ku muntu ejo waje kwishinganisha kambanze mukinira amajwi aha ngaha urumva mbanze mukinira amajwi y'umuntu bita Rikari nayo wari uri muri dosiye urumva uwo bita David Mugaragu Mutaramu yari ari muri ino dosiye kuri aperi ariko Mutaramu namaze kumenya amakuru y'uko wasanze agize ute atarimo baba bamukize ku ruhande Rikari yari ari muri ino dosiye
ariko ejo mu gitondo kubera ubwoba araza arishinganisha baburetse wumva amagambo yari karahangaha ubwo yari ari mu kiganiro na ba Samu Karenzi dore ngo uyu bamwita Rikari ikibazo giteye gite umva ikibazo ni iki nababwiye ko nababwiye ati jewe ntago ndi bwitabe ariko reka tumenye nicyo bakora ikibazo giteye gite mwandikira ikigo nkorera mwandikira ikigo nkorera mu nsabe noneho nge mbitabe ikibazo giteye gite ko nturi yarakaza abantu mu rujijo ducanganyikirwa n'abaje ducanganyikire ikibazo giteye wiva ngo bampamagaye waguhamaye kubera iki wakoze iki ikibazo gihari uvuze Georgine yari umubitsi wa Peri Georgine na Rikari barahurira mu mafaranga batuti Georgine na Rikari barahurira muri kesi imwe bati barahura muri kesi imwe gute birasaba ko Magnifique aterekamo iyo foto muhaye reka uratuyobya ubwo nakumbi aterekamo iyo foto muhaye eske afite operation ni hihera kuko hari bagiye bavuga benshi badafite amakuru none bimenye abantu babimenye nyine bisobanuka babimenye binasobanuka niba hari naho bidasobanutse abantu n'abayobozi bwabo barabimenye n'abayobozi okay wamwumvise Rikari wishinganishije akavangwa iki ko akeneye ko bandikira SKFM bandikira bosi Samu Karenzi ariko ubu bwari ubwoba ese baba Rikari yatwawe sangahe ninjoro Rikari wamenye ko nawe bamaze kumutwara cyane ntago wabimenye nuko rero kaba wahereye karuvuga ngo aba naba batwawe harimo Rugajurigani harimo uwo Rikari harimo uwo Georgine harimo Jangwani harimo na Jangwani ariko mu byukuri ntago wigeze utubwira ngo niki niyihe mpamvu nyamukuru yatumye aba bari kuzira amafaranga ya Peri yanyerejwe ubwa Peri yajyaga gukina muri Champions League na Pyramide uri kubyumva ndaza nkubwira amariganya yagiye abamo hano hose nukuvuga ngo abo bose bakurikiranwa amafaranga ya Peri y'ubwayo urumva hari abanyamakuru itegera hari delegation igenda sibyo hakaba abantu bishyuriwe n'ikipe hari abagiye babeshya ko bishyuriwe n'abakire ariko bagiye ku mafaranga ya Peri bari gukina ikimeni uyu Rikari araza guhurira he n'ino nkuru kubera ikirikari hano kandeho nuza kubavuye isheni cyangwa undi wese kandi azakubwira ibyo navuze kubera ikirikari wavuze ko yiguriye tike y'amadolari 800 imugeza muri Djibouti kubera ikirikari yaje mu ino dosiye byagenze gute aho niho kaba kamberiki kandi yari yishyuriye nawe yaraje akabitangaza ku mbuga nkoranyambaga ze yarabivuze kubera ikirikari yaje mu ino dosiye kubera ikirikari bamufasha hagana mu masaha y'isa moya n'igice bakomanzi we akihisha musi y'igitanda yihishaga iki bamusanze yihishaga kandi yariguriye itonde ejo yagiye kwishinganisha ntabwo bafite umuntu yishinganisha kuko aza amanyanga yakoze niyo ngiye kugira ute kandi ahubwo umuntu wakoze amanyanga adashobora kwishinganisha itonde nuteganya ko ashobora kurenga cyangwa kujya kuvuga ari amagambo ntabwo bafite bamubazaga ngo ese Rikari ko wiyishyuriye byagenze gute Rikari yiyishyuriye tike y'amadolari 800 imugeza muri Djibouti ariko reka nze nkubwire uko byagenze genda gake urumva biza kurangira Rikari ubwe agize ikimena akora na Georgine urumva Georgine abangaba bari yishyuriraga ariko akabatanga kuri raporo ya PR ikabishyurira amatike bakayabasubiza amafaranga wumvise ikimena hano kiri wabyumvise Rikari yari yishyuriye ariko banamutanga kuki kuri liste y'abagomba gusubiza abantu bagomba kwishyurirwa na Peri ayo mafaranga Georgine yahitaga yagabana na bande yahitaga ajya he mu mifuka yabo mu mifuka reka nze nkubwire izi nkuru tuze kugenda na Wakimu reka nze nkubwire uyu Georgine igihe bamukoreye iki izi nkuru nakubwiye ngo uze kwikanga uyu Georgine urumva yakoreye igenzurwa uri kubyumva cyangwa se icyo twakita audite urabyumva neza Georgine yakorewe igenzurwa tariki 22 kugeza tariki 24 z'ukwezi kwa kangahe tuze kugendana
kwa mbere k'uyu mwaka ego bamukoreye audite tariki 20 ndabikubwiye ni 2 kugeza kuri 24 ni iminsi ngaho ubwo ni iminsi 2 bari mwigenzura urumva bari muri audite bari kureba ngo ese uyu Georgine basanze yarahombye amafaranga ngayo ki yahombye miliyari 1 n'igice goko iyo yose barayiriye miliyari 1 n'igice Georgine niyo yahombye ayo yose barayariye niyo yahombeje Pierre ayo nayo babonye urumva Georgine tariki 27 z'ukwezi kwa mbere nyuma yuko hari hashize iyo minsi bari kumukorera audite yahise aburidwa irengero acaho afata rutema ikirere byavugwaga ko yagiye mu gihugu kiye Canada kurya za miliyari 1 n'igice ari kaperi yari yamaze kwigira ute kuyibura ese mubwire muri abantu batinye kuvuga y'umuyobozi umwe ukomeye muri EPR hanyuma ubwo wogiye gutinyuka kuvuga nkande nanjye sinakubwiye ko inkuru zacu tuzikora iki mu marenga ariko ibintu iyo byaje turamena namenye inkuru y'umuyobozi umwe wayoboye EPR wavuye ku buyobozi agahita afungwa ntago shatse kumuvuga ariko hano bakandaho bamenye ko inkuru mba nagize ute barafunze banazimenye baramufunguye ubwo yarafunzwe kubera iki yahise afungwa bitewe n'iki n'igihombo urumva yateje iki EPR umuntu wahombye se baramufunga itonde EPR amafaranga yabo bari kwikiniramo ese kubera iki APR twajyaga tubona itaza ngo ibintu byayo bijye hanze ariko tukaza kubona mu myaka ishize ibintu bya EPR byose biri muki mwitangazamakuru EPR yajyaga ikora abanyamakuru nyine bari batarayigera okay ushubije neza cyane abanyamakuru bari batarayigera kubera iki mbere batari bayirimo nuko APR ibintu byayo yabikoraga sirasiye ariko kubera iki haje umuyobozi akaza kuiteza abasivile APR ni ikipe ya gisirikare kuki haje umuyobozi hagatangira kwinjiramo umwijyane w'abanyamakuru urumva mubwiye uyu Rikari icyo yazize Rugaju Rigani ashobora gutaha Jangwani bashobora kumusonera ariko nanone mubwire operation namenye y'igifi kinini kiza gushobora kwisanga nacyo ifunzo imvuta ese kwifu iri perereza riri gukodwa urumva na Minadefu hari igifi kinini ibi umva imvuta bari hehe iyo uvuze imvuta ubuvuze imvuta mbamvuze mu nkuta enye ibingibi byose bari kunyura mu tudufi duto baraca kuri aba barikari ba Rugaju bace kuri ba Jangwani biza kumanuka bigere ku bandi ariko hari igifi kinini nashatse kuvugira aha ngaha tuza kubona nacyo bamaze kugitereka mu nkutenye ntari bikirajya ese ndakubwira Samu Karenzi nago uno munsi hana kandeho yaraye kuri telefone amasaha ageze kuri 7 nago yasinziriye nakubwiye ngo inkuru ngiye gukora uno munsi umuntu wese araza agira uti akandeho araza kandeho hangaha urabyumva araza kandeho naje kumenya iyi nkuru kwiza kuzamo nkaza kwimanuka mu karere ka Rubavu nkabwira uwo bita Kadafi ngo kandaho hangaha Kadafi gira ute ndeba ijisho nzuri nze mwereke nzemene nta mikino kanzemene mubwiye nde Kadafi Rubavu uyu Kadafi uramuzi ugiye kumutubwira abo bandi baramuzi ariko Kabaka nagize ute waramumenye niyo mpamvu inkuru zanjye mba nagize gute uba wazanditse muri telefone ya make banatohoje wasebye utasebya abandi barankunda itunge gaceze ubundi nawe ukundwa na bose urumva reka nze nkubwire uyu Kadafi uri mu karere ka Rubavu ndakubwiye ngo wanagira ute akandeho uyu Kadafi niwe wahawe isoko mu mwaka washize ryo kugurira EPR abakinnyi niwe wayiteje iki igihombo niwe waguze abakinnyi bose yahawe isoko ariko nanone nkubwiye Samu Karenzi wagiye kuri telefone amasaha 7 urumva Kadafi yahawe isoko ryo kugurira abakinnyi APR ari naho twaje kumva bita Samu Karenzi yavuzwe ko yagize ute EPR byagenze bite Kadafi yahawe isoko uri kubyumva tuze kugendana Kadafi yahawe isoko ariko ashyiramo umusherisheri bita nde Samu Karenzi
kuko Sam Karenzi niwe wari kumenya uko azajya diringa n'abakinnyi. Sam Karenzi isagura n'abakinnyi. Itonde izo si inkuru wigeze kumva? Nta munyamakuru wigeze uza kumva kaza kamumena. Bakavuga ahantu yakuye miliyoni zirenga zingahe azikuye ku mukinnyi yazaniye Pierre. Reka nze nkubwire aka kanya niba urabyumva tuze kugendana. Aka kanya niba Pierre mu mwaka washize yaraguze uwo bita Nopoto Chidiye Bere bakandeho ari Yusuwane. Aka kanya aracyahari. Mu makuru naje kumenya nuko abangaba ngo akaboko ka Sam Karenzi kariho, ariko hakaza kuzamo uwo bita Emifaya wabarangiraga iki abakinnyi. Hakaza kuzamo nanone Rikari nawe wiki umwajeti. Nakubwiye ko Rikari yahoze agira iki ari umwajeti. Rikari niwe wagurishije ba Savio, Rikari niwe wagurishije ba Ntwari Fiacre. Urumva ayo nama foto ufite hano nushahoze kumbwira nyaguhe ugenda ukiramo. Abose bahuriye ku kintu kijyanye n'iki n'ubwaja. Sam Karenzi nawe ngo ari mu mazi abira, ngo ntago ari kuryama ngo asinzire, ngo umutima uri hehe mu kirere, ngo umutima nawe uri gutera usimbagurika. Ngo biraterwa n'iki? Nawe azi neza ko umunota ku munota baza kugira gute kumuhubanuza bakamutwara. Uyu Kadafi yahawe isoko nawe arangije ariha Sam Karenzi. Urabyumva? Yego. Ari kubita Sam Karenzi. Sam nawe agira ute ngazana abo bakinnyi. Urumva? Tuze gukomeza. Uri gushaka? Urumva? Sam Karenzi ariko nanone nze kukubwira ko impamvu nawe ari kurara adasinziriye nubwo atorohewe impande zose. Ese Sam Karenzi nakubwiye inkuru yuko afitanye ibibazo na bagenzi be bahe bamukorera abakozi be. Narabikubwiye cyane ntago nabikubwiye. Ntago wabimbwiye. Ariko turi nyuma ya kamera nabikuganirijeho. Sam Karenzi naje kumenya ko nubwo Nepo nawe aciyeho ariko n'umundi abasigaye batameranye neza. Yabarani Rubedwa na Cedro Keza batishimye mu kiganiro cya nimugoroba. Urumva? Yego. Sam Karenzi yafashe abangaba bakuraga ikiganiro cya nimugoroba ariko bakibanda ku makuru y'imikino y'i Burayi. Urabyumva? Yego. Aba bibandaga ku makuru y'i Burayi ariko Sam ubwo aragenda ajya kubaforosa aravuga ngo mujye muvuga amakuru yo mu Rwanda. Ntabwo uzafata umuntu wibera muri zandani z'i Burayi wirirwa sacinga ba Fabrizio Romano ndetse n'abandi ahiga zandani z'i Burayi arara mu mamace y'i Burayi nguze kumuzana muri kandanda z'i Nyarugenge. Nawe hari abantu uzi benshi ibi batabibamo. Hari abantu benshi duhurira mu mipira bari gufana bakakubwira ngo ibyo mu Rwanda ntabyo bazi. N'abanyamakuru arimo bateye uku nguku. Bibera mu byo hanze, bibera mu by'i Burayi kandi abanyamakuru batazi kandanda z'i Kigali ngo zigenda gute. Ibyo ngibyo n'umwihariko wabo. Kandi ari abanyamakuru b'imikino. Yego. Ubwo umuntu aba ari professionnel. Akakanya se we n'uri umunyamakuru. Yego. Ubu se wakubaza umukinga amagaju yaguze bamuvuga. Wambaza uwa Man U cyangwa Arsenal cyangwa Chelsea n'izindi. Ndashaka kukubwira rero umuntu wese agira ute ahantu he. Nta kipe mfana mu Rwanda. Urumva? Nyine ni ibyo mba nkubwira. Umuntu wese agira aho yibera. Sam Karenzi ntago agize ute n'ubundi byiwe imbwa ziri kubidwaniramo. Urumva? Ahubwo ndashaka ubutaha inkuru tuzamena ahangaha namaze kumenya amakuru yo muri Rayon Sport. Urumva? Ngomba kuza tukazamena ahangaha ejo twitonze. Atari yayindi yo kuderivaringa imigati. Itonde ibyo byose nzaza mbigarukeho. Naje kubona bita Paul Muvunyi ahangaho banza ukandeho. Paul Muvunyi nabonye wenderejwe kuri Twitter. Abantu bagezeho bari kuvuga ngo Paul Muvunyi afungwe. Iyi nkuru ndashaka nzaze tuyikemo. Ubwo azaba afungiwe iki? Abantu bari kumusabira iyi nkuru mba barasinze kuyinjira. Yego dukomeze. Ndashaka tuze guhita dusoreza. Ndashaka tuze ndebera umufatanyabikorwa tuza gukubita amahanga. Turakubitamo Midnight buriya. Yonyine gusa. Nta wundi turambikamo. Yonyine. Ejo bundi dushaka abafatanyabikorwa bashyashya.
bibabwire banza abandi se byagenze bite abandi ubwo nyine nanjye urwego rwanjye natangiye kurubona urwego rwabo warubonye singiye kuva imbere ya kamera boss isa ndeba ijisho ryiza ubwo nyine abandi ibintu byo kuvuga ngo macume cyumva barira mu gipengeri urwego rwanjye namaze kugira ute kurubona kandi n'abantu bose giye birirwa bamamagara nze mbaho ukuri twikomereze babwira ubwo bantu bakandaho bose wari ugiye kubaho ukuri nakubwiye ko ngira gute kubaho ukuri mva mu kiganiro ngira gute kuba ubaho ukuri mva mu kiganiro ngira gute ujya mu bukwe fata gahuma nigendera ahubwo ntabwo mbashaka gutinda nta bintu by'imireko nyikeneye nanjye urwego rwanjye nangiye kurubona utagiye kwisobanukirwa oji Nyarugenge iri kugendwa n'abayizi nge nakorewe buroko simaze kugihaga oke uragihaza ndagihaza nabo babyumva ngaho rero tamo midnight twigendere usezere n'abakiriya reka mbanze mbwira abantu ko nta handi hantu ho kuba wasohokera uretse the midnight the midnight niho hantu hambere ho kuba wasohokera ukagenda ukamererwa neza niho hantu hambere wajyana famiye yawe ikagenda ikishima hantu ugenda ugasanga hari ahantu habiri ho kuba wakicara murambibabwira ko dufite imbere twamaze kuzana umukameramani ufotora abantu batambuka kuri ki red carpet abafata utuvideo n'uturiri n'iki byose ariko nanone tukagira inyuma ha VIP tukagira igikoni kimeze neza ibyo rero nta handi wabisanga na hamwe buretse hehe the midnight biviremo sezera abakiriya twigendere abantu bacu ngo ahangaha mukandeho ibiganiro byacu nakagaruka ahangaha kuri Kim TV Hub ibiganiro byacu nakagaruka wakoze kaba